turi Kanombe ku kibuga cy'indege tumaze kumenya amakuru muri aka kanya ko muganga Mukasa yaba agiye kwerekeza hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Agiye mu biki? Nibyo ngomba kumubaza kugira ngo tube twasobanukirwa ikimujyanye. Turamumenyereye ko yita ku barwayi ufite ikibazo runaka, yaba ku butunzi cyangwa se ufite ikibazo cy'uburwayi runaka akaba yamukoraho rikaka. Niyo mpamvu rero namenye amakuru nk'abati umuntu wacu nimba agiye kujya hanze, ese abasigaye mu gihugu bo baramubona gute? Ibyo byose ku muntu wese ufite ikibazo n'uwanumye wese ngomba kukimubariza kugira ngo ibintu bigende neza. Ndabibutsa ko ndi Kanombe n'undi ku kibuga cy'indege, of course nkuko cameraman agenda abibereka mu mashusho. Nibwo tukiyagira ariko batubwiye ko yurira indege ya saa 8. Ubu tuvugana turi saa 6:30. Urumva ko amasaha n'undi ari kwegereza. Niyo mpamvu ngomba kuhagera kugira ngo tube twaganira tumenye ngo ese muganga Mukasa agiye hanze gukora iki, ese ubu agiye muri gahunda z'akazi, ese agiye kwita ku barwayi nkuko asanzwe ajya kubitaho. Nibyo ngomba kumubaza kugira ngo rero tube twasobanukirwa. Ndasaba cameraman kugenda bereka amashusho ayakurikirana kuri fresh, ibintu byose biza kugenda neza. Reka tugereyo turebe ko tumubona, ubundi tumubaza buri kibazo cyose mwifuza. Kigali 250 ukuri 150 tubane mu rugendo rwose, kandi tuze kusozanya iyi video kugira ngo muze gusobanukirwa. Namwe mufite ibibazo ndababariza buri bibazo byose kandi nzi ko muri gusobanukirwa. Tubonane mu kanya. Ndi kubona n'ubundi nkuko nagiye mbibabwira, ndi kumubona imbere yanjye, namubonye muganga Mukasa namaze kumenya ahantu ahagaze. Uko byagenda kose aracyari gutunganya tumwe na tumwe kugira ngo abe yakurira indege, ariko ngomba kuhagera kugira ngo mbe namuganiriza dusobanukirwe, ndetse kandi namwe muba mufite ibibazo bitandukanye mwe mwamubona abe yanabaha ama contact ye kugira ngo ajye abafasha ibintu bigende neza cyane. Reka magere rero tube twaganira. Nari nsanze ari ahantu haba hari iki, haba hara abantu bategereje nyine kuba babona indege muri rusange. Reka mbe nahagira mbe namuganiza kugira ngo tube twamenya ibintu byose. Urumva aba yari busy, ariko nubwo ari busy nta kibazo, ndaza kumuganiriza kugira ngo ibintu byose bibe byagenda neza. Nsanze ari kuri telefone, uko byagenda kose asanga ari n'abarwayi n'ubundi, ariko ari ndi kubabwira ko muganga Mukasa n'ubundi namenye amakuru ko agiye kwerekeza mu bihugu byo hanze. Sindamenya ibihugu, sindamenya abarwayi agiye kwitaho aho agiye kubasanga. Niyo mpamvu rero muri aka kanya mpagararanye nawe kugira ngo abe yadusobanurira, yaba nge yaba mwebwe mudukurikiranye, kugira ngo namwe mumukeneye mube mwamubona byoroshye. Turakwakire kuri amakuru yawe mumeze gute? Bimeze fresh. Wenda ndabatunguye, ntabwo mwamuzi ko ndi buhagere, ariko byari ngombwa kuko hari abantu benshi baba bakeneye kukubona, baba bakeneye kumenya ko bakubona. Niyo mpamvu rero namenye ko uri hano. Nari maze iminsi ngushakisha ko cyane ko uri busy nkuko bisanzwe, uri kwita ku barwayi kuko bana babigoye. So mu gihe mumubonye rero nagira ngo ube wasobanurira abantu, ese ko tugusanze hano, uri hano mu biki, uri hano ugiye mu kihe gihugu, ese koko urugendo ufite ugiye kwita kuri bande, ese ni mu bihe bihugu muri rusange? Gusa kimwe cyo kuntungura cyo ntago biba ari sawa kuba muntunguye, cyane ko nk'ibi ngibi gufata gahunda yo kuza ku kibuga cy'indege yari gahunda yanjye na gahunda z'akazi kanjye ka buri munsi ko kwita ku barwayi. Ariko rero niba mpagaze nk'ahangaha n'ubushize nabwo naje kwakira abantu mbona murantunguye, none n'ubundi ubwo nari niteguye kurira ndabona nabwo n'ubundi muba mwangejejeho kamera. None se ubundi mwebwe kubera iki muba mushaka guhabangama? Mbere na mbere ndagusa ko ibi bintu byanyu bya kamera mba nabishaka. Urumva ko mbere na mbere turabanza kwisegura cyangwa se kuba twabasaba imbabazi. Gusa ibi tubikorera abantu kwa ko hari abantu benshi bagiye badutuma bakatubwira ati muganga Mukasa tuba tumukeneye. Hari abantu bafite ibibazo bitandukanye, ariko bagahura n'abantu babateka imitwe, ariko ugasanga bari bizeye muganga Mukasa. Ariyo mpamvu namenye amakuru y'ahantu herereye, nkaba navuga ati reka magere mbarize abantu benshi, kuko hari abantu benshi baba bagukeneye, urabizi. Ibyo rero nibyo mpora abantu bose buri munsi. Abantu baranzi muri rusange, nomero yanjye baba bayifite, uko tuvugana n'ibyo dukora, uko mbafasha barabizi. Rero muri aka kanya bidatinze kuko amasaha yo guhaguruka ndabona yegereje, ubu ngiye ku kibuga cy'ahantu bita Kenya Nairobi, kubera ko hari abantu muri rusange ngiye gufasha mu kazi kanjye ka buri munsi. Ndumva rero amakuru wari ukeneye kumenya nayo ngayo. Ntabwo ari ibyo byonyine nashaka kumenya, nagira ngo menye ese hari yego birumvikana ugiye Nairobi muri Kenya, ariko hari abandi baherereye mu bindi bihugu bitandukanye, yaba Afrika muri rusange ndetse Europe ndetse n'indi migabane cyangwa se na za Amerika. Ese ho nk'abantu bari kure yawe bo ubavura gute? Ibyo byose tubifitiye ubushobozi bwo kubafasha mu gihe mba nkoresheje imbaraga zanjye, zaba se iz'ababyeyi, z'abasogokuru, z'abasogokuruza. Icyo gihe nkoresha imbaraga
zabo kandi bigakunda aho baba baherereye, Canada, Australia, Amerika, mu birwa bya Komoro, aho hose birakunda nta kibazo. Okay, hari ikindi kibazo nagira ngo rero mbe nabariza abantu badukurikiranye, bavuze ko n'ubundi uvura abantu bari ku migabane yose, ariko se bo bibasaba kuba wajyayo cyangwa se bo kuba baza, cyangwa hari ubundi buryo ubushobora kubafashamo? Ntabwo ni ngombwa yuko bo bashobora kuza cyangwa nanjye ngo njyeyo, nkoresheje imbaraga ntawe za basogokuru na basogokuruza, nkoresheje ihembe ryanjye karondozi, ibyo byose ndabikora bigakunda kandi bikagenda neza. Ubwo bisaba iki? Icyo gihe nta kindi bisaba, ni amafoto, ni amazina, ibindi bindi nta kibazo. Iyo maze kubona amazina n'amafoto yabo ndabikurikirana kandi bigakunda. Hari serivisi ugenda ubaha, ariko hari ababa bafite ibibazo bitandukanye. Hari abavuga ko wenda baba bakeneye ubutunzi, hari ababa bafite ibibazo by'umubiri ndetse n'inzara muri rusange. Izindi serivisi ushobora kubutanga ni izihe? Byinshi cyane turabikora bitandukanye, abiterwa rero n'icyo usabye cyangwa se ikibazo ufite, tugufasha biturukije ku kibazo ufite. Buri kibazo cyose, hari n'ababa bafite ikibazo wenda cy'ubusazi cyangwa se abarwara ibicuri, ndavuga nyine mu buryo bw'umubiri muri rusange. Sobanurira haba kuba abarwayi igicuri, za nyabingi, abari bafite ibintu by'imyuka mibi baboherereza bitewe n'imiryango cyangwa se imandwa, bakaba batabasha kubyicaza cyangwa ngo babiterekerere iwabo baraterekeraga. Ibyo ngewe mfite ubushobozi bwo kubihamagara nkabyicaza nkoresheje imandwa za basogokuru na basogokuruza, izo mandwa zabo nkazicaza zigatuza bakagira amahoro, nk'uko baba bateza amashitani cyangwa ibindi, cyangwa babaterekereraho nkabyicaza. Kimwe rero ababa bafite bya bisebe by'imifunzo, abantu baba bafite inyatsi bya karande, ibyo byose turabiturisha nta kibazo. Hari bamwe mu bamamagaye, harimo n'abari hanze, ndamwibuka hari uwitwa Violette yambwiye ko ari mu Buholandi, arambwira ati afite umugabo yaramunaniye, ndetse ngo agiye gukora ubukwe n'undi muntu, kandi we imitungo yose yari y'uwo mukobwa. None uwo mukobwa afite ikibazo cy'uko umugabo agiye kumuta ndetse n'imitungo akayijyana. Nk'uwo mudamu ufite ikibazo nk'icyo wamufasha iki? Ibyo ngibyo kuri njyewe Mukasa ni ibintu byoroshye cyane, kuko mfite imbaraga ndetse z'ababyeyi banjye zo kuba mbasha guhuza ingo nk'izo ngizo zidafite amahoro cyangwa se zishaka gutandukana, nkongera nkabahuza, ingo zikamera neza nta kibazo. Byumvikane ko no muri gahunda yo mu buriri bikosora. Hari ukuntu umuntu aba yaragiye mu bintu by'ubusambanyi cyangwa ukajya mu bindi bintu bitari byiza, ugasanga bagutwaye ubugabo bwawe, cyangwa uri n'umugore ugasanga utagishaka gutera akabariro, cyangwa se nta bushyuhe ukigira, nta n'ikintu cyumva muri wowe, ariko nkoresheje imbaraga zanjye ibyo byose ndetse nahawe n'abakurambere turabikora bikagenda neza nta kibazo.